Nabasuje cyane mbifuriza kugubwa neza ndetse no kugira ibihe byiza. So uyu ni wa mwanya wacu tuba turi kwiga uko twagenda tubungabunga cryptocurrency zacu tuba twaramininze. So uyu munsi turaza kuganira noneho ku bantu bamaze gukora link cyangwa se bamaze kuhuza linking of Satoshi app with OX wallet, cyangwa se abantu bahuje Satoshi yabo bamininzemo OX bakazihuza na wallet ya OX. So hari igihe rero ukora error akagera wicaye uzi ngo warahuje ibintu nta kibazo rwose, nawe urategereje nk'abandi bose, nyamara ukazajya gusanga ku munota wa nyuma burya ntabwo byari byarabaye mu gihe wari uzi ngo byarahuye. So ese wari uzi ko noneho ushobora noneho kureba ese byarahuye koko, ukareba nimba ibyo bintu warabihuje bikemera. So iyi niyo video ngiye gukorera iramara iminota mike. Nimba ari ubwa mbere ufunguye ino channel kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bikugeraho maze ubyaze telefone yawe umusaruro. Icyo nicyo kintu nzagukorera kuko sinkubeshya ngo nzigera ngukorera ibindi bintu bitari byo kugufasha gukoresha telefone yawe mu gihe waba uyibyaza umusaruro. So mbabwira ko abantu mwamininze kowa nabaza kubibira ibanga ko izo kowa uzibike kabone niyo za 20 mu mezi 12 ari imbere. Tekereza ko zaba zaguhindurira ubuzima kuko iyi bull run igiye kubaho cyangwa se rizamuka by'ama cryptocurrency kowa igiye gukora mu kintu gikomeye cyane. So aya makuru nk'ibiye nimba ufite ubwenge niyo zabe 5 uzibikiwe nyirazo. So rero ku bantu mwamininze OX reka nkwereke uburyo noneho ushobora kureba niba OX zawe cyangwa se OX ya wallet waramaze kuyihuza na Satoshi app. So urahita uza hano kuri OX murayifite, ugomba kuba ufite version ya 1.10 ibyo bigaragaza kuri updates. So uraza ufungure OX itegereze kandi sign in. So pure network. Okay, good. So rero ntabwo nashyiramo password mureba, reka manze imposing nshyiramo password nimara kuyishyiramo yongera playing. Okay, so I'm done. Then gakanda kuri done, amara kanda done, utegereza igafunguka. Wait. A problem of network. Okay, good. So namaze kugeramo. So rero ku bantu bakoze testnet murabona ko hano hari long testnet. Rero ukigeramo nta kindi kintu uri buze gukora, urahita ko uza ukande hano hantu handitse ngo hub. Dore nga kano kantu kanditseho ngo hub, niko uraza gukandaho, kanda kuri hub. Numara ukanda kuri hub utegereze gatoya running, irimo running kubera internet. Okay, good. So kimara kuraninga urahita uza hano handitse ngo OX, akantu kanditse ngo OX niko urakandaho, kande kuri OX. Then hareba hano rero turahita ubona ko izi OX points, handitse ngo OX points, hanyuma wowe urahita ko uza wakandi. Numara ukanda uraza kandi hano ku ruhande hano hari akabazo, dore ngaka akari akabazo niho urakanda. Numara ukanda ko akabazo ureba hano hejuru message bakwandikiye, dore ngiyi yanditseho ngo waiting for Satoshi app confirmation, estimated confirmation date. Nuvuga ngo baratabana kubwira igihe ni kuri 29 karibwo bagomba kuzohereza. Ibi rero bita bikwereka ko wamaze guhuza kuko urabona nyine iri pending. So kuri pending ubwabyo bigaragaza ko wamaze guhuza na Satoshi, ahubwo ugitegereje nuko itariki 29 zigera coin zawe zikaza muri wallet. So kanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kunya ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bigenda bikugeraho umunsi ku munsi, kuko nta handi wabikura hatari hano kuri channel yacu ikugenda ikugezaho ibi biganiro. So hari rero abantu bari bakoze bari bahuza Satoshi bayihuza na MetaMask. So rero Core Team yavuze ko buri muntu wese agomba gukora ku buryo agomba kuba yarahuje na wallet ya OX. So rero video ngiye gukorera muri no minsi ndayishyira hejuru, irabigaragaza neza
uburyo ushobora guhuza izi OX ukayihuza na MetaMask, byose bikaba wallet imwe gusa. So stay connected kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Imana ibarinde, ntimwibagirwe gukanda subscribe no kudushyigikira mu mpande zose. Murakoze cyane.